ikintu kinangaje ari amabonye iniga uzi ko n'ubwa mbere mbonye iniga Igisenyi. Ikintu kinangaza ku maniga, amaniga avuga ikintu ukumva ikindi ikiniga ridashatse kuvuga. Uzi ko niga ivuga ngo wakipasa se baby, ukavuga ngo iki wikibanza mu mutima wawe sister. Amaniga aranangaza. Buriya mu muco nyarwanda hari ukuntu basakuza ukabwira umuntu ngo sogokuru aryoha gose akakubwira iki umuneke. Hari n'ukuntu usakuza cyangwa ukavuga ati urandeba se ndagwa akakubwira iki inyenye rugi. Bati niga uyihe umukobwa aje kwisakuza. Umukobwa abwira iniga ngo kundeba ndagwe niga itumubwira ngo niwanga gufate ku ngufu wa gikobwa we. Amaniga arazuka byatari. Iniga ifata isakuza ibwira ngo sogokuru aryoha gose busanzwe subiza by'umugani muneke sakuza iniga sogokuru aryoha gose wamuriye utegashimutisi. Amaniga arasetsa ubuzima busanzwe ufate igisakuzo inkange nyikama igaramye umuvure inkange nyikama igaramye bavuga umuvure bati niga nyamira mu isakuze inkange nyikama igaramye ko n'ukwibaga bwana we. Amaniga arasetsa byatari mwamba cy'amaniga ari kata rero nakunze abakobwa b'Igisenyi. Abakobwa b'Igisenyi hari akantu bagira bita ngo chili ngo kanwichi kamanwichi ako kantu kayishe byatari. Sasa abakobwa b'Igisenyi hari ukuntu batereka batandukanye n'ahandi. Umukobwa w'Igisenyi ni umukobwa ati nikura seriventi kanwichi akavuga ati akani nakanavuga iringa bitandukanye n'abakobwa bo mu Mutara. Abakobwa bo mu Mutara cyangwa batera ibitoma ijyanye n'inka kamubwira ati sheri nzakubera ikebe uzabona ibyifuzo byawe byose ushaka. Umutoma umwana arawumva utera ibitoma ijyanye n'inka kamubwira ati sheri nzakubera icyo ari cyo cyose kandi ufite imisatsi igera mu bwoya bw'iki ubwoya bw'inka. Umutoma umwana arawumva. Umwana rero iyo agiye kumusubiza umenya niba yakubuze cyangwa yakubwira akavuga ngo ko mbona uri amase uragenda shakuze wanjye baramukubise arambona n'ubundi bakubita uzabwire njya ibyaciye kabiri bongeye baramukubita nagaruka kwa bongeye baramukubita ati sinabwiye ko uzabwire njya ngo yakutaka mama ari koza amasahani yakutaka ijana kugira ngo yahoze agiye wanjye urabasha kugira ubwoba amakimenya ati sasa rero hari ibintu bijya biba ikintu bituruka abantu bakuru kuko mutanga amagi ubukwe abantu bajya mu ntabwo sasa ujya mu bukwe bamwe mu Mutara ubukwe bwabaga hanze nta gisharagati gihari. Sasa mu bukwe bwo mu Mutara bwabaga nta gisharagati gihari hanze. Sasa ukuntu byagendaga umunsi umwe ntibigeze gukora ubukwe iragwa urumva imvura imaze kugwa baravuga ngo ari ibibazo mu muco nyarwanda ngo bucura bakora iki ngo bahene n'imvura. Sasa bagomba gushaka abagabo bahene n'imvura igahita ubukwe bukaba haje umugabo wa mbere bya imvura iriyongera haza umugabo wa kabiri bya imvura iriyongera haje umugabo w'ikibonge bita Toni araza ngo ngende gucura gukora amasirabuse yabananiye benshi ugenda yishoboye yagize gutya ngo ubikubita abagenzi
ahita avuga ngo kwiki ahita avuga ngo iyo gituritse se irabyuna Amashyi